Iyi ni radiyo Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Subiza iki se ibigoryi nka biriya nabisubizamo nakije muri deba nk'ibiriya zivuga bitaravuzwe koma noneho genda ubwire bene wanyu bari gutangura bahisha abantu babatagitse kuki batayivuga kugeza bene wacu babaye le dossier donc le débat est clos kuko ntiwakomeza kumbaza ikibazo nk'icyo ngicyo ibyo umuntu w'umunyamakuru niba uri umunyamakuru je ne sais même pas ariko uri kubaza une question tout à fait bête. Iyi ni radiyo Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Allô? Halo. Oui. Mwiriwe padi. Oui. Yego, nitwa Jeanne Mukamurenzi. Ouais. Ni umunyamakuru kuri radiyo Rwanda. Uri umunyamakuru kuri radiyo Rwanda? Yego. Radiyo Rwanda se ko idatangirwa na 47? Ni radiyo Rwanda ikorera ku murongo wa internet. Radiyo y'u Rwanda yemewe ukorera mu Rwanda? U Rwanda ntabwo nkorera mu Rwanda. Ni radiyo Rwanda ikorera ku murongo wa internet. Ukaba utuye mu kihe gihugu? Ngewe ndi muri Norvège nyine nk'uko mwabivuze. Si wowe ubaza abasimaraga idaharaho? Ni ngewe hari akantu nagira ngo tuvugane namwe kerekeranye na article mwasohoye ikiganiro. Yego. Hari ikiganiro mwagiranye na Karima Aimable wo ku kinyamakuru Igihe cyerekeranye n'ubuhamya ngo mwatanze bw'abantu bari imitima y'abatutsi Cyangugu. Ntabwo ari imitima gusa aho. Mwavuze ko ngo bagiye banarya n'amaroti bashinze icyokerezo bakarya amaroti y'abantu. Iyo article rero buriya buhamya kiriya kiganiro mwatanze cyakuriye impaka cyane, abantu bari kwibaza impamvu ariho barasakuza bari kwibaza impamvu mwategereje imyaka 25 akaba ariho mutanga ubuhamya nka buriya kandi mukabivugira hanze. Abantu bari kwibaza ibintu byinshi. babaza ibibazo byawe ndakubi. Ikindi kandi abantu benshi bagiye bavuga ko biriya bintu bitagiye bibaho. Ikindi ni ukubera mwebwe muri mu bantu bahigwaga. Mwisanze gute muri izo nterahamwe zicaga abantu zirya abantu kandi mwari mu bantu bahigwaga? Ibyo byose uri kuvuga uravuga birabyanditswe narabisomye, abamaze kubisoma kubyandika barabinyohereza, harimo abari bafite nimero ndishinzwe bayikora banyohereza kuri WhatsApp. Ariko nagira ngo namwe nyine muvuge kuko ntabwo mwigeze mugira ikintu musubiza. Subiza iki se ibigoryi nka biriya nabisubizamo? Oya padi, ntabwo n'ubugoryi kuko reka tuzamubwira impamvu ari ntabwo hari abandi kisosoka ipe yo kubasubiza. Nakije muri deba nk'ibiriya zivuga kuko guhakana ibintu nka biriya hari abatangiye kubasubiza deja. Niba unyohereje nimero ya WhatsApp nakohereza ababitangiye kubisubiza kandi bene wabo bagiranye. Padi, iyo myaka 25 irashize kandi abantu benshi bagiye bavuga ko bagiye bakora ubushakashatsi hari mu bintu bya gacaca. Nta muntu wigeze afungirwa kurya imitima y'abantu cyangwa kurya ayo maroti nk'uko mwabivuze. nuko uravuga yuko hari ikibazo cya mbere ngo nuko ngo hashize imyaka 25. Kubera iki mubivuze hashize imyaka 25?
d'accord ikindi kibazo ni ikihe kuko ufite ibibazo nka bitatu cya kabiri ikindi ni kubera iki mwebwe aho ngaho mwahisanze gute kandi mwari mu bantu bahigwaga mu kwisanga muri izo nterahamwe zose byagenze gute icya gatatu kubera iki mutegereje ubuhamya mukabutanya muri hanze mutabutangiye hariya mu gihugu mukabivugira mu gihugu d'accord mubanze musubize ibyo ngibyo buriya nkagenda mbabaza n'ibindi ndagusubiza cyane ikintu cya mbere ni uko utanzi donc mu bwa mbere tuvuganye donc ntabwo uzi ibyo navuze mbere kandi ibitangajwe kuri YouTube cyangwa mu gihe si kuvuga ko ari ibyo umuntu aba avuze byonyine mu buzima bwe hanyuma kuki imyaka 25 ibintu nabivuze kera nagiye no gushyingura abantu ababishwe navuze bishwe kuri uriya munsi babanje gusiba icyobo bari barimo cyo kwa Gapfumu mu rugo bajya kugisiba ninjye wasomye misi icyo gihe ibyo icyago ntabwo ntimba rero ntabwo mwe mwashyizeho n'akarusho ntimwishe gusa mwaranariye ibyo ni ibintu bizwi ni uko ari wowe ubimenye cyangwa abasakuza Daniel abangaba basakuza barabizi ni ukwijijisha ntugire ngo nuko bamaze imyaka 25 ngo bitazwi birazwi nuko abantu bijijisha bagakora nkaho bitazwi hari abantu buretse ntunyenterombe sibyo hari uwanditse ntuze muri deba barimo ndaza kuzikoreza sinzi umuntu wabinyohereje umuntu avuga ati jewe ati nkubito Alphonse Marie yarabinyibwiriye giye bambwira ko cyangwa bari abantu none hanga hari umwana ruri kumbwira ko bariye umutima wa sekuru noneho bakajya baca ibice bakamutamika noneho umuntu abibonye arasa mu kirere babandi bariruka aramurokora ariko kumbwira ati bari batangiye nanjye kungaburira suguko yarari kubimbwira mu kanya n'umwana nari sanzwe nzi atari barigeza birungira ikindi bambwira ngo hari umuntu ngo mwakoze ubushakashatsi sinzi ari wowe nande oya ntabwo ari njyewe ni abantu bavuga ko hari umuntu w'umwavoka watanze ubuhamya avuga ko yakoze hari icyangugu yakoreye ubushakashatsi bigendanye mu bya gacaca nta na rimwe iyo yigeze agwa kuri dosiye y'umuntu y'abantu baba barahamwe n'icyaha cyo kurya abantu hari yanigiriye muri prison sibyo ya Cyangugu nari ngiye gusura undi muntu uri muri prison byo kumusura atari kuvuga ngo ngiye kubaza umuntu muri prison ngiye kumusura umuntu ufunzwe noneho nibwo ngiye kujyayo umukobwa wa Gapfumu w'imfura yitwa Jeanne arambwira ati tujyane ati ngiye kukwereka ati bimwe tujya tuvuga by'abantu ati hari umuntu ufungiye hariya wari abantu ati tujye kureba prison centrale cyangwa noneho tujyayo umugabo araza umuhungu wari ukiri mu myaka nka 30-25 araza yicara aho ngaho nyine adutekereza ko bariye byose ngo yarari muri prison cyangwa rero uwo mwavoka nuko atabishatse nuko sinzi aho yabajije mwavoka ntabaza abantu bose ngo mwavuze uvuga ngo yakoze ubushakashatsi mwavoka yarambajije ubwo se yabajije bandi abo yabajije ntabwo wenda n'abatabizi ariko cyangwa se hari n'abari babizi banga kubivuga hari umukecuru ejo bundi w'umutukazi muri commemoration y'umwaka na article yasohotse nayo ndayikohereza niba ubishaka n'ifoto y'uwo mukecuru avuga asobanura avuga n'abo bariye abo we yiboneye bariye hariho witwaye Emile Ndamurunzi wari umucuruzi muri mukuru wa Miliyani avuga sinzi n'abandi yavuze avuga ati barabari ati babukirizaga mu kabari ko kwa Daniel rero yari afite akabare imbere hakurya y'umuhanda imbere y'uwitwa Faustin aho navuze muri témoignage muri video nuko aho mu gatandara
none hati abajandarume bakabazanira ibirayi nimugoroba byo kurisha inyama z'abantu. Umukecuru arabivuga avuga ati yewe ntaba mpigaga narabyibone n'ibintu ntahagazeho ati n'abari yabo nibo kandi kana. Ibyo bizera bijijisha aho kugira ngo bavuge bati, kandi abenshi basakuzaga ni abanyacyangugu, aho kugira ngo bavuge bati ibyo bintu ni agahomamunwa byabaye iwacu c'est regrettable, ahubwo bagataza ngo ndavuze ngo abanyacyangugu bose ngo bari abantu ibintu by'imbwa gusa. Ziriya ni deba yimbwa bagiye muri gutukana ariko mwita abantu. Oya, iyo mvuze imbwa ntabwo mba ndutse umuntu, ni terime twakoreshaga mu seminari, sibyo? Ivuga donc nul, ikintu kiri nul twavuga ngo ni ikintu kimwe. Donc aba bantu deba zabo bari gutukana hagati yabo, basubiranyemo bari kubikurikira niba bari kumbwira ariko ntabwo kuko iriya ntuze yanyu yashyize abantu mu rujijo, abantu benshi nta rujijo rwakabaye. icyo mugamije ni ari n'abatutsi, ntabwo ari abahutu gusa, n'abatutsi ubwabo bari kuvuga ati ibi bintu padiri abizaniye iki muri iyi myaka 20, nyuma y'imyaka 25 ishize. Nawe urakeka se ko byavuzwe byose? Urakeka ko no kugeza ubu ngubu hari abantu hashize imyaka 70-80 intambara ya kabiri y'isi ibaye na jenoside ibaye, hariho abantu ubu ahangaha muri iki gihugu ndimo, hariho abantu abasaza banze kugira icyo bavuga ku byo babayemo mu ntambara, babivuze basigaje nk'icyumweru kugira ngo bapfe. Abana bari bo babimbwiye bati toute la vie nous avons vécu, nta kintu yigeze avuga data sogokuru cyerekeranye na deuxième guerre mondiale. Ati abivuze ubu ngubu nyuma agiye une semaine ou 2 semaines avant agiye kwitaba Imana. None kuvuga rero ngo nyuma y'imyaka 25 se ningahe ko ari nk'ejo? Niba ko ari myinshi ni myinshi cyane cyane ko bavuga ko hagomba kujyaho ubumwe n'ubwiyunge. Icyo gihe muri guhembera uburakari. Niko wibwira rero. Cyane ko kandi niko mbibona, kandi n'abantu benshi bagiye basoma buriya buhamya bwanyu niko babibona. None uri kumbwira ngo kuki mbivuze 25 ans après, kuki ntabivuze mbere? Ubundi ukambwira ngo ndi guhembera tena uburakari. Ntabwo abantu bose baravuga ibyabaye, kandi ibyabaye ntabwo mbivuga kugira ngo mpembere uburakari, kugira ngo ndakaze kanaka, kugira ngo nshake amahane, kugira ngo abantu batari barakare kurushaho. No, ntabwo aricyo ngamije du tout. Tout simplement ni témoignage. Ibintu ese uzi kugira ngo umuntu uvuge ibintu nka biriya deja effort bisaba. Ibingibi iriya interview yabaye hashize imyaka 2. Ariko padi kubera iki hashize 2 ans narabwiye umunyamakuru tibye ibintu ariko nimba ntabwo ndi pre yo kubipibira. Oya padi kubera iki mwebwe icyo gihe mwebwe kubera iki mwebwe batabisha izo ntera hamwe zaryaga abantu, kubera iki mwebwe zitabariye? Okay, icyo ni ikibazo cya kabiri, sibyo? Kubera iki mutariwe mwisanze gutyo n'izo ntera hamwe? Hello. Byari byacitse se cyane? Byari byacitse, ahubwo narengeze ngo ni mwebwe mwangubye. No, njye ndi kuvuga kumbe wowe utari kubyumva. Wapi ntabwo numvaga, nabanje kugira ngo ni mwebwe mwari mumaze kunkupa, ariko nta kibazo. Njye nakubwiraga ko hari umuhungu witwa Bukene bari kubaza ngo kira kibazo ngo nisanzuye mu ntera hamwe. Ntabwo nigeze nisanzura mu ntera hamwe. Nahunze avuye Cyangugu nzihunga, avuye ku Muyange nzihunga, maze gushyingura abantu zarayizishe, hanyuma baraduhungisha tugera Icyangugu twisha muri Eveshe, dore Eveshe twambuka duciye muri Lac Kivu tugera i Bukavu. Twambuka saa 7 twambukaga hagati ya saa 7 na saa 9. Ayo niyo masaha abasirikari, ubwato bw'abasirikari butasirikiraga mu Kivu. Hanyuma ngeze hakurya i Bukavu niho nakubitanye n'uwitwa Bukene. Uranyumva? Ndi kumva. Niho nakubitanye n'uwitwa Bukene. Uwo Bukene twaba twaramenyanye mbere ya jenoside, anyogereza moto ku Rusizi, anacuruza essence avanye i Bukavu.
hanyuma ndavuga nti bukene urakora icyanga ati padiri ati ngira umugore hano i Bukavu nkagira n'undi ari imururu ati nanze yuko ati byakubise ndahangaha ati ndavuga ngo ninjyare hakurya baramumpanga nanjye nteme noneho ati nibwo nigumiraga ahangaha hanyuma kumusa ne kwinjira muri buriya bwicanyi bwabo none se wanshakiye ukuntu twakwambutsa abantu bari hakurya bakajya baza ahangaha ntabwo wamenya abantu hariya wakorana nabo ati ibyo ngiye kubikoraho uko yabikoze simbizi yaragiye ashaka umuhungu baziranye winjiye mu bwicanyi uri kwicara nawe noneho barakorana hanyuma saa 12 n'igice nkabona wa wundi bukenera aje kumbwira ati abantu baraje ubona muhaga agapapuro hari udupapuro nari narahunganye turi special twari fluorescent noneho nankandikira umuntu wa mbere ngira nti humura ngwino kuko naramuhishi wanjye kamuhungana na bene nyina tukagera icyangugu bakajya kuri centre pastoral none ndavuga nti nifungura inzira nkoresheje uriya narokoye ntabwo we nintangiza uriya we ntazagira ubwoba azabazi yuko ari inzira irishira aba ari we mperaho ari kumwe n'umuvandimwe wa padiri twabanaga noneho ubu bukene aza kumbwira ati abantu baje babandi wambwiye njiwe nsanga abantu umwe arahari undi abasirikari b'abanyekongo bamufatiye ku Rusizi ndamanuka njya kumufata ku Rusizi ndamugombora babonye ko ndi padiri babona gucisha make umuntu ndamugombora mbaho tuzayire dukeya undi agenda njya kwa bukene nsanga undi waharaye we nta kibazo afite noneho ndabazana ubwo nko operasiyo irakomeza yantera uranyumva ndi kumva yantera hamwe yo yarazaga ikageza abantu aho ngaho wa wundi bukene akaba ari uzamwihembera ayamuhaga sinyazi gusa jewe namuhaga amayero 100 par convoi noneho nyuma yantera hamwe ramukurikira anzaniye abantu akajya yajyaga abanzanira aho nari mu mujyi noneho sinari higiwe noneho iramukurikira igenda imucunga ibona aho azanye abantu noneho umunsi ukurikiyeho izana abantu ibacisha mu yindi nzira ibangezaho neza director rye ibanzaniye niho nahuye nawe ndi Bukavu ntabwo nari kwisanzura mu ntera hamwe ntaho nahuye nazo zihandi hataraho zabaga zize kwica abantu cyangwa zize kutwica nyuma yaho uyu nguyu wari abantu nawe yabimbwiye nyuma noneho hashize iminsi akomeza akora rotation akaba ari we member directement noneho bigeze hagati yatangiye kumenyera arambwira gupadi ubwo turi Bukavu gupadi ngo urabona ngo umuhungu witwaga Kanaka ubuye umuhungu ngo yari umuhungu w'inshuti yanjye ndavuga nti nigeze kumwumva ngo witwaga Gaperi ntigeze kumwumva ngo yari afite umutima uryoshye ntiwaramuriye ngwi ko ntugusase nagapfumu naturujani avuga abantu sanga nabantu bishwe umunsi umwe ubwo prefet Bagambiki yabavanye kuri centre pastoral ku rwose asankubwira musenyera ati kungufu bajye muri stade musenyera aragenda akadaunda muterutwa noneho ageze kuri stade afata urupapuro yari afite liste y'abantu arabahamagara bose baraza ngo Gaperi nta nubwo yari yamuhamagaye yaramubwiye mwe bushango nawe ngwino nawe aragenda noneho babajyana kuri brigade hasi ku Rusizi bara gendarme no brigade gendarme niho yakoraga niho ari brigade yayo niho babiciye cyo ntibyanatinze noneho ubwo ni awe nicyo gikundi cyane babica n'abantu b'Ubukavu bareba kuko bari ku Rusizi hasi meze nko iburi Bukavu uri nko kuri stade abantu bararuka bagera gute donc bagize mu cy'abantu bari Bukavu no babimbwiranga nyuma ubwo no uwo rero usanga ari muri abo babishe baranarya babara ntabwo rero ahangaha bagumye basakuza ngo nisanzuye mu ntera hamwe gutenga kandi narahigwaga kandi nari umututsi ibi bavuga n'amafuti sibyo donc uranyumva ndi kumva
okay ikindi ahandi basaba umuntu yanditse mu ntuze kuko banditse barambwiye ngo birabicanaza wanditse bwa kabiri bwa gatatu akavuga ugiye ko kanaka ndamuzi ngo nariko ngo namusaze kuri bariyeri y'ishami iri atari icyo avuga niyo ngo ari 13 twe banyiciyeho abantu ku itariki ya 11 ku 12 mu gitondo turabashyingura babandi babishe abariho baza kubashyingura mu gitondo kandi uvuga ko wari buri Bukavu padi oya leta kuri 13 nakubwiye ko nageze Bukavu kuri 21 hanyuma ndakubwira kuri wa wundi wavuze ngo kuri 13 nukurikira kiriya gicega cya gatatu waravuga ngo ku itariki 16 ngo yaje ngo ari umusirikare ngo ari umujandarume ngo agiye gukiza umuntu mukoma bari kumwe n'abandi ba jandarume bamuherekeje ngo asanga kuri bariyeri ngo ushangiye ngo hari ibyo uyiyobora ngo ndavuga ngo nibabareke ibintu byinshi njyewe njya kuri bariyeri na bariyeri koma batwiciye abantu babicira ku muyange babita ku itariki 11 duhunga ku itariki 12 bamaze kubashyingura tujya hari abajandarume baje bareba baje ngo kureba ibyabaye aho warubaye baravatira mbuze ati maze reba ati mbuze ati mbashyire musenyeri ati ntabwo nabasiga ahangaha ubwo twagendaga bamwe bari imbere abandi bari inyuma twe tugenda imodoka yacu irimo hagati aho bageze ku mabariyeri umwe yari atwaye moto yanjye bayibona bakaza biruka baje n'imipanga bakabona n'umujandarume witwaye bakafungura bariyeri turinda tugera ahitwa mu Bushenge dusanga ku bitaro hari umwarimu bagiye kwica ashorewe n'umusaza noneho ba mwarimu noneho umuriyetona yatubaza atese ati wa musaza ati ibyo uwo muntu uramujyana ati umuriyetona ati n'umuntu ati namusanganye grenade n'ibintu ati none wese uramujyana ati ngiye kumubaza kandi uwo musaza yashobora kumutera umugeri umusaza akava ariko amushoreye n'umupanga mutwaye mu mashati n'imbuga ati none aratubaza atese umuntu umwe ati umuntu ushatse mbigenze gute uganiriye tunani ntuzi ko ndi padiri ati umeze n'ingi nategereza gute ati okay noneho aramumwambura ati muzane muze ati ngeze bazana nibarire amushyira mu modoka ubwo twari duhagaze aho ngaho bari kurasira abantu ahitwa Gashirabwoba noneho tunagenda hariyo foruma wagarutse baratubwira ngo n'abantu ngo bari baragiye inka ngo barashe ku basirikare ngo none ngo abasirikare bari kwirwanaho nyuma bisa hanze hari za mitrailleuse hari imbunda zisanzwe noneho biza guceceka nyuma y'isaha imwe turagenda tuhageze dusanga ni ikibuga cy'umupira cyuzuye imirambo nyuma baje kuyibara batubwiye ko ari 12,000 ku kibuga bari bahamagaye abantu bose ngo baze bahure kuri icyo kibuga abatutsi bazana mitrailleuse barabagota barabarasa noneho ubwo tuhageze dusanga abasirikare bari kubyina bose babishe baravuga ngo amasasu yabashiranye umuriyetona amabox bari bafite y'amasasu arabasigira noneho turakomeza tujya Cyangugu hanyuma batugeza kwa musenyeri ati musenyeri ati dore abapadiri bawe abandi twari kumwe bajyana kuri centre pastoral kuri cathedrale ubwo nibwo nababwiye nti njyewe nimuhumure ntimuzamuke mujye hariya nimuhumure aho nzajya nanjye nindukoka namwe muzarokoka setu kandi bose narabarokoye ariko ngeze i Bukavu kuri tariki avuga ngo 13 nari naraye kwa musenyeri kuko twahageze kuri 12 nimugoroba iyo bariyeri avuga ati nawe ko ntabwo hari intera hamwe noneho ibintu byose birimo nifo mu musirikare sinzi undi muntu yabonye ntabwo ari jewe yagisha amazina atari yanjye wese amazina yanjye ariko ntabwo ari jewe none ukambwira ngo ndihagije mu bintu hivi ku kinyuma cyangwa ababizi bari kubasubiza ndikumva baterana amagambo bakabinyereza rimwe na rimwe
ntabwo ushobora niyo mpamvu mwarimu akwiye gukuraho urujijo kuko biriya bintu byatangaje abantu benshi ndi kubabwira nti n'abatutsi ubwabo baguye wabivuze umututsi utangara nampamagare nk'uko nawe umpamagaye ikindi nari kuzategura hari indi kubera iyo mpamvu hari iyindi zabwira n'ubundi umunyamakuru wambaye ishize noneho imbwire yo kongera kubikata noneho umuhe detaye ibyo kabisa mbese izo mpungenge mufite ariko se padi nongere mbabazi ibyo by'icyokerezo cy'amaroti kuvuga ko abantu baryaga amaroti y'abatutsi n'imyizima mwarabyumvise ntabwo mwabihagazeho cyangwa mwarabyumvise iyo nterahamwe yabariye niyo yabinyibwiriye niyo yabibibwiriye hanyuma natangiye nkubwira ko mwigeze mubona nari kujya kukireba n'inge wajyaga abantu ikindi nkubwira ni uko uwabyikoreye wundi yari afungiye muri prison y'Icyangugu umuntu kuvuga ngo nta bantu yabonye ngo bafungiye ibyo ngibyo sefo arabeshya ntabwo bava ngo wakoze iperereza ryose no hari abo ikigaragaza ko atabajije hose ni uko hari uwo nguwo ikindi nkubwira ngiye kubikoreza none aha ngaha ni umukecuru uri kubivuga abisobanura natangiye mbikubwira ni ukuvuga ngo kuko ntagiye ngo abe ari byo uhagarara kuri icyo cyokezo ngo mbibone n'Icyangugu bashyingura abo bantu kuko baje kubataburura bajya kubashyingura muri 2000 icyo gihe 2000 ntabwo nari ndi Icyangugu nari ndi Kigali ndashobora kumanuka babimbwira bari kubashyingura narababwiye nti mushake amuseragiste noneho abarebere donc ibyo bavuze niba hari preuve tangible ihari ko bariye abo bantu uko nzi ko iyo groupe mwashyinguye abo bantu bo je suis sûr ko babariye ariko mushake umuganga abirebe noneho bive mu magambo uko nabivugaga no mu Rwanda mbere abantu bagakeka ko ari ibinyoma noneho nibwo hari umuganga yasaga arabirebe effectivement asanga bose bafite igikomere ahantu hamwe hano munsi y'urubavu hanyuma hari kuko imibiri yabo yari kuri conserve bambaye amakabutura yabo kubera ahantu bari hari ukuntu wasanga hari imibiri yabaye neza conserve ku buryo uvuga uti uyu muntu ni kanaka bose bahise bamenya abantu babo imibiri barayuzi nyuma y'imyaka 6 noneho arareba asanga hari organe zimwe yagomba kubona zarabuze ariko hari za trace zazo zose ntazihari kuri dose hanyuma hari n'amafoto yafashwe umuntu wayafashe ndamuzi mushatse namugeraho iyo ngiba nari ndi mu Rwanda mbanyafite uwitwa Mugesera Antoine niwe wari wagiye guhagararira leta muri iryo shingura ry'abantu yahise avuga ati ibi bintu padiri Pierre yarabivuze tukamwita umusazi none koko biragaragaye ko abantu bari abandi muri doni wari uri cyangwa ntabwo wari uri noneho ntabwo wari uzi nako rero kuvanga abantu ngo byateye abantu kujijwa nuko bari ibintu batazi ariko igihe umuntu abibabwiye ifoka amenya ko ari byo je n'ai aucun intérêt à mentir d'autant plus que Icyangugu ni iwacu ntabwo nakwifuza yuko habaye ibintu ntabwo nabeshya mvuga ngo habaye ibintu nk'ibyo ngibyo bavuga ati Icyangugu kweli ariko kuko byabaye narabivuze kugira ngo bimenyekane noneho bamenye ko habaye cannibalisme donc ni témoignage nk'uko abandi bose batanga témoignage ariko nayitanze namaze gutekereza mwabanje gutekereza nyuma y'imyaka 25 no breke hari iyo myaka n'iyo interview yabaye hashize imyaka 2 ibaye narabujije umunyamakuru kwisora yashaka guhita yisora ndamuhamagara kubera iki noneho muhesemo ubu ngubu oui nuko numvise ndi assez fort pour dire cela tout dépend
de la préparation psychologique bavuga ibintu mbivuge kuko niyo naba barisha umubyeyi wanjye ababyeyi banjye n'abavandimwe kugira ngo utange témoignage uyisohore ijye hanze biragira bisaba effort kugira ngo ubivugire ubwira abantu ni nkaho sinzi ko nabikubwira wowe utabirimo ko ndabona bitakureba birandeba niyo mpamvu ntabwo bikureba kuko kubera icyumba ko bitandeba padi birandeba cyane no tunapaveke ça birandeba cyane kubera iki wumva no oya kubera iki unzi uramutse uzi ukaba uzi n'ibyabaye ntabwo mbazibazo ariko se ngewe uzi amateka yanjye padi nanone ntabwo yaba sinyazi ariko nkurikije ibibazo uri kumbaza birimo kwijijisha ntabwo ari ukwijijisha ntabwo ari ukwijijisha nuko pourquoi 25 après uje kugeza kubera iki se ejo bundi bataburuye abantu imirambo 85 ejo niho nabonye iyo publication yayo abantu iyo nayo ni iyindi buretse abantu barubakiye ku mirambo y'abantu babizi bagafunga bagashyiraho beto ejo bundi umuntu umwe rukumbi akaba ari uvuga ati dore ahangaha ati bahambye abantu ati kandi nahari hari abandi sinahari bahajugunya abandi kuki bivuze ubu ngubu kuki bagitaburura imirambo y'abantu ni ukuvuga ngo imyaka izashira ikomeze ishire hakiri témoignage hakiri ubuhamya abantu ntabwo bashobora kuvuga ibintu ngo barabirangije byose ngo 25 après ngo nta nubwo bishobora kurangira kubera ko mu gihe ahubwo havugwa ko ari abantu bamwe bishwe kandi tuzi ko na FPR hari abantu benshi yagiye yica d'accord noneho rero gakeka yuko nyuma y'imyaka 25 ibintu byose umuntu agomba kubiceceka nyuma y'imyaka 25 kuri kwari kuvuye kujya hanze ni ukubera ko ikibazo gihari ni uko ari ukuri ikinyoma gikomeza guhingirwa hejuru ibyo navuze ni ikinyoma rero reka ibyo ngibyo bishobora kuba cyane cyane ko mutanabihagazeho bishobora kuba hari abantu bashobora kutabiha credibility kubera ko mutabihagazeho mwebwe ba nyiri ugutanga iyo témoignage mwarabibwiwe nabibwiwe nande nabibwiwe na témoin direct wabyikoreye niba binyuze uwo nawe sinzi niba est-ce que tu mets en doute mon témoignage oui ou non ngewe icyatumye mbahamagara padi ni uko ibintu imyaka 25 irashize ubuhamya nk'ubwo bukajya bwajya hanze biri gutangaza abantu benshi nanjye nibakomeze batangare noneho le dossier donc le débat est clos kuko ntiwakomeza kumva ikibazo nk'icyo ngicyo ibyo umuntu w'umunyamakuru niba uri umunyamakuru je ne sais même pas ariko uri kubaza une question tout à fait bête kumbwira ngo d'une part abantu baracyatabururwa d'autre part ntushyiremo uburakari padi biriya bintu byagiye bikafata indi mwari mukwiye no kuba mwariteguye ko abantu bazagera ariko noneho ntabwo ushobora gutugiye ku muntu uri kumbaza ibintu adafite nawe un jugement intellectuel kuko uri kubaza nk'umuntu en fait uri kubaza nk'umunyamakuru wa blabla donc wo kubaza gusa akabaza ibyo ashatse sans aucune considération intellectuelle kuvuga ngo 25 ans après qu'est-ce que 25 ans pour une vie qu'est-ce que 25 ans uzo 25 ans urebye inyuma yawe ukavuga c'est comme si c'était hier ariko kumbwira ngo qu'est-ce que 25 ans kuri histoire umuntu yabayemo ibintu nk'ibyo bikomeye gutyo kuba bitaravuzwe bitaravuzwe koma noneho genda ubwire bene wanyu bari gutangura bahisha abantu babatagiye kuki batayivuga kugeza bene wacu babaye padi urumva ahubwo udatangiye ubwo kugiramwo amarangamutima bene wacu bandi amarangamutima ntari muri kesiyo zawe kuko ntabwo washobora kumbwira ngo ntabwo kurakari gutyo ntacyo bumaze reka tuvuge ibi uraburakari ntabwo ari nturaka bene wacu bandi ahubwo nawe ariko nawe arrête de me poser des questions bêtes tu comprends
umunyamakuru agira le sens de l'histoire. Et l'histoire, ce n'est pas le temps matériel. Tu comprends? Ntabwo wavuga ngo 25 ans. 25 ans c'est ni. Nicyo kibazo abantu benshi bari kwibaza niba abantu bagiye bakohereza bavuze ko bagiye bakoherereza abantu babiri za depo bari kwibaza imyaka 25 ubwo buhamya bumeze gutyo bukora abantu ku mutima utarabutanze ukabutanze nyuma angaha ugamije ko sinkabuvuze mbere pesa 25 abantu batavugaho babatayitse pourquoi c'est ça reka noneho nanjye nongereho je pouvais ne pas le dire so kutanabivuga Padi nanjye nongereho ubushake kuvuga ni ubushake nanjye nongereho igihe mbona imbaraga zo kuvuga narabivuze niba udashoboye kubyakira akazi kawe niba ufite ibibazo kuri ibyo ngibyo akazi kawe niba ukeneye kumenya yuko byabaye genda ujye kubibaza sur place niba noneho umvuguruzo wagiye sur place gukora nk'iki yawe sur place noneho niba uri muri Norvège wambwira ngo uri kunyomoza ibintu byabereye icyanguni wacu tu n'es pas armé pour le faire. Naho ngaho bagiraga débat abantu bari muri bla 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 gusa ça je les comprends. Ils passent leur temps sont en train de débattre sur rien du tout et ça ne va pas empêcher ibyabaye ko ari byo nta kindi kintu nagira nakongeraho hanyuma ikindi ngo ndi hanze ngo kubera iki bibaye ngombwa ko mbivuga hanyuma mbivuga aho ndi ndashobora kwivugira ndi mu Rwanda cyangwa aho ndi n'igihe mpari n'igihe ndi mu butwari bwo kwivuga narabivuze aro byagiye gutya biba ari uko ndi hanze ndashobora kwivugira no mu Rwanda le lieu ça n'a rien à faire le lieu le temps ça n'a rien à faire voilà j'ai répondu bye. Iyi ni radiyo u Rwanda ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu